naramwizeraga kurusha abandi bose, ariko sinari nzi ko ari buzansenyera urugo mu ijoro rimwe. Amazina yanjye nitwa Vanessa, mfite inshuti yanjye twakoranye kuva mu mashuri abanza. Umushuti wanjye yitwa Diane, twari tumaze kuba nk'abavandimwe, twajyanaga ahantu hose, twabwiranaga buri kimwe, ndetse n'igihe nahuraga n'umugabo wanjye Kevin, ni Diane wamfashije kumenyana nawe neza. Umushuti wanjye Diane yajyaga akunda kumbwira ati umuhungu aragukunda cyane, ntuzatume agucika. Nanjye koko nabona nibyo. Nyuma y'igihe gito twaje gukora ubukwe n'umugabo wanjye Kevin, icyo gihe nari nishimye cyane. Nyuma y'ubukwe Diane yajyaga aza kudusura mu rugo rwacu kenshi. Byari bisanzwe kuko Diane yari inshuti yanjye magara, ariko buhoro buhoro natangiye kubona ibintu bihinduka mu buryo budasanzwe. Natangiye kubona Diane ari inshuti n'umugabo wanjye kurusha uko byari bisanzwe. Natangiye kubona basigaye bavugana kuri telefone bakandikiranaho mesaje mu gihe Diane ataje kudusura. Nagendaga mbona ibintu byinshi bituma mbibazaho ibintu byinshi. Natangiye kujya mbaza umugabo wanjye ikiri kujya imbere hagati ye na Diane, akambwira ngo ntabwo ari ikibazo kuko Diane ni inshuti yanjye, ngo nabo bari kugerageza kuba inshuti ye. Nkabitekerezaho ariko rimwe na rimwe nkabyirengagiza. Icyo gihe nari nyibizeye bombi kuko numvaga nta kintu kibi bankorera. Umunsi umwe nari mfite gahunda yo kuva mu kazi kare ngataha kare. Sinigeze mbibwira umugabo wanjye kuko nashakaga kumutungura. Yaratashye, ngeze mu rugo natangiye kumva amajwi mu cyumba cyacu. Numva amajwi adasanzwe. Narahagaze, umutima wanjye utangira gutera cyane. Negereye urugi gahoro gahoro. Icyo numvishe icyo gihe cyahise gihindura ibintu byose. Nakinguye urugi, mbasanga ku buriri. Diane inshuti yanjye nizeraga kurusha abandi bose. Nabwiraga ibyanjye byose, nabwira n'ibitagenda neza mu rugo rwanjye. Isi kuri njyewe yahise ihagarara. Ntabwo nigeze nsakuza muri uwo mwanya. Narabarebye gusa amaso yuzura amarira. Diane yahise atangira kumbwira ati Vanessa, uko ubitekereza ntabwo ariko biri. Kevin nawe umugabo wanjye nawe atangira kumbwira ati reka ngusobanurire. Ariko icyo gihe nta jambo na rimwe nari nyiri kumva. Narababajije ati se bimubaza igihe kingana iki mubikora? Nta n'umwe wansubije, bose baracecetse. Uko guceceka kwabo niko kwansubije ibintu byose. Numvishe umutima wanjye umenetse, atari ukubera umugabo wanjye gusa, ahubwo no kubera Diane. Numvishe ngambaniwe. Wenda umugabo wawe yaguca inyuma, ariko inshuti yawe magara mwabanye ubuzima bwanyu bwose, muba mwaramajije kuba nk'abavandimwe, muziranye kuri buri kimwe. Byarambabaje cyane. Naramubwiye ngo si wowe unsenyeye, ikibazo ni njye wabizeye mwese. Nahise mfata ibintu byanjye byose ngenda narebye n'inyuma. Nyuma y'amezi make gusa Kevin yaje kundeba aho nari nsigaye ntuye, ansaba imbabazi ambwira ko ibyabaye byose byari amakosa kandi abyicuza. Gusa njyewe icyizere namugiriraga cyari cyaramaze kurangira. Namubwiye ko namwizeye rimwe, ntazigera nongera kumwizera bwa kabiri. Mubwira ko bitashoboka ko dusubirana. Diane we ntitwongeye kubonana ukundi. Kugeza na n'uyu munsi sindongera kubona inshuti nizeye gutya. Kuva icyo gihe byanyigishije isomo ko hari abantu mu buzima bwawe utekereza ko ari abawe, ariko baba bategereje igihe kimwe ngo bagusenye.